Ikaze na none rero mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere Jean Muhirwa. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku gitabo nanditse amagambo igihumbi yagufasha gusigasira ubugingo bwawe uko nakijijwe n'ukwizera. Mbere ko twinjiramo rero banza ukande like kugira ngo iyi message igere ku bantu benshi, kuko tugiye kuganira ibintu byagufasha gusigasira ubugingo bwawe. Reka turebe ibyo bintu. Shalom Bashem Elohim Adonai Elohei Avraham Yitzhak Yaakov maze anachnu holochim lilchot hayom. Mbanje kubasubiza mu izina ry'Uwiteka ushobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo. Niki tugiye kureba uyu munsi? Uyu munsi tugiye kureba ukuntu ushobora guhindura ubuzima bwawe ukoresheje ijambo ry'Imana. Aya akaba ari amagambo rero nagiye nakira ngo nanjye nari mu bigeragezo, akaba yaramfashije guhindura ubuzima bwanjye. Uyu munsi nkabashima Imana, kuko iyo tutaba Imana sinzi ko mba ndi imbere yawe nkubwira ibyo nkubwira. Katurebera rero amwe muri ayo magambo, ni menshi ariko nzajya mfatamo nk'abiri, atatu, ane tuyaganireho nkwereka ukuntu yakugirira akamaro mu buzima bwawe. Reka turebe. Uyu munsi tugiye kureba ku kintu bita inzoga. Tangire ku nzoga, abantu banywa inzoga. Niba wumva ukunda inzoga koko byanyabyo, ndibaza utandusha kuba narigeze gukunda inzoga cyangwa kunywa inzoga. Kuba rero naraziretse, ijwi ry'Imana rikanzaho rikambwira turi mu biki, mu biki, inzoga nkazivaho burundu. Uyu munsi ukaba unywa inzoga, uyu ni umwanya wo kwitekerezaho. Kubera iki? Kuko iyo unywa inzoga ugasinda, kuko iyo unywa inzoga urasinda byanze bikunze, ntabwo bwa bwenge bwawe buba bukiri aho Imana yabushaka. Ni ukuvuga ngo biriya bisindisha byose, niyo mpamvu babyita spirit, ni umwuka nyine, ni umwuka ujyamo ugasinda, ujya mu yindi si, uri mu yindi si. Niba rero icyo kigeragezo naragitsinze, numva abantu bakunda inzoga cyangwa bakundaga inzoga kundusha, wabarira kuri izi ntoki. Kuko ni hahandi bashobora kuvuga uti buracya ryari njye mu nzoga, ukarara mu nzoga, ukazindukira mu nzoga, ukirirwa uri mu nzoga. Bibiliya itubwira iki mu migani? Umupfapfa ni uwirirwa mu nzoga, akarara mu nzoga, akirirwa yibaza ati buracya ryari ngo njye mu nzoga. Niba ufite ibyo bitekerezo bimeze gutyo, uri umupfapfa. Inzoga rero urabona bya bigero nabetse ushize, cya kigeranyo mbereka yuko nivo y'ukuntu umuntu aba atekereza, umuntu uri mu bwoba, umuntu uri mu mashyari, umuntu uri mu buyobe, ziriya nivo nizo uba wibereyeho, uba uri hasi. Ntabwo ushobora kuzamuka hejuru ngo ugire ubusabane n'Imana wibereye mu mayobe. Niyo mpamvu rero ufite inzoga, warabaswe n'inzoga, unywa inzoga, ukumva ko aricyo ushyize imbere, zikujyana ikuzimu. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nta musinzi n'uyu n'umwe uzinjira mu ijuru. Ijambo ry'Imana ko ritubwira, niba wumva koko wibereye mu nzoga, menya ibyo bintu, ntushobora gusabana n'Imana, ntushobora kuzajya mu ijuru. Kuko biranditse neza kumwe n'umukara mu migani no mu bitabo byose ko inzoga uri umusinzi, unywa inzoga ukaba umusinzi, ntuzigera ujya mu ijuru. Sinzi rero niba wakwicara ugatangira gushaka ijambo ry'Imana ukareba icyo birivugaho. Abenshi bazira ko badasoma ijambo ry'Imana kugira ngo barebe ko ijambo ry'Imana icyo rivuga. Icyo gihe nanjye natangiye gusoma ijambo ry'Imana nk'inywa amayoga, ariko ngenda ryinjiramo, nashidutse mvuye muri ayo mayoga burundu. Ni ukuvuga ngo iri jambo ni ukuri, rirahindura, kandi urikurikije nawe arahinduka byanze bikunze, ni ihame. Izo nzoga rero zifashe hasi, ko natwe twazifashe hasi hashize imyaka ingahe, ndagira ngo imyaka igiye kuba hafi ingahe, 7. Umuntu adakoze ikintu bita inzoga mu kanwa, cyangwa usinde, cyangwa wumve ngo ufite inyota cyangwa guhumurirwa n'inzoga. Ibyo bintu byose sinakwibaza ukuntu byagiye, ni Imana gusa. Nawe bishakishe nimba ufite ikibazo cy'inzoga, ufite ikibazo kindi migenzo mibi uryamo, yaba ubusambanyi, yaba gutukana, amashyari, ibyo byose mbese ubona Imana yanga, saba Imana ikwinjiza mu ijambo ryayo, ucana ukubiri n'ibyo bintu. Reka turebe rero, iyo usomye ijambo ry'Imana uba urinda ubuzima bwawe. Soma ijambo ry'Imana urinde ubugingo bwawe,
kuko rifite ibisubizo by'ibibazo byose wibaza. Ibibazo byose wibaza hano kuri ino si, ibisubizo biri mu ijambo ry'Imana. Abantu benshi ntibabyumva kubera iki? Hari igihe nibaza nkavuga nti Imana, kuki utareka abantu bose ngo bamenye ijambo ry'Imana bimeze gute? Kumbi bishingiye kuri ya nzira nto ifunganye. Ko nanjye iyo ndebye nkireba ukuntu ari meze, nkareba ukuntu ahindutse kubera ijambo ry'Imana, kubera ko namenye Imana, ntakira agakiza Imana yampaye, ntayo ngakwiriye nk'uko mpora mbivuga, wumva ugize umubabaro wo kuba abantu bibereye mu isi. Ariyo mpamvu mvuga Abanyarwanda muri rusange, mbaze nk'aho bari. Ndebye hano ari mu mayoga muri ibyo byaha byose, nkareba Abanyarwanda bari mu matiko no bikongera amashyari n'ibindi bintu bibi byo guhemuka. Niba Imana iri hano, Abanyarwanda bari hano. Iyo ntabwo ugenda uzamuka usanga Imana ko ndayivuga kubera ibyo mbona Abanyarwanda bandika bibasohokamo, iyo bavuga bitugiraga bivuga ati Imana sika abantu bose bashobora kuzarimbuka niba batisubiyeho bashaka amaso y'Imana. Niko kundi twumvaga mu gihugu cyose cyararimbuka muri Bibiliya. Hinduka rero wowe wumvise ibintu uyu munsi, uvuga uti ndi hehe meze gute? Agakiza, ushakisha agakiza ni gute? Ijambo ry'Imana ni iki? Bivuze iki? Niyo mpamvu ibibazo byinshi bibaho, abantu bagashaka kubisubiza bakoresha ubwenge bwabo, kandi ibisubizo birimo ahangaha. Birimo aha. Ikibazo gihari ni iki? Nuko abantu basomye Bibiliya bakongeraho n'abazungu icyo bayivugishije, abantu bayifashe uko bitari. Imana irakwira iti shaka mu maso hanjye, isomera ijambo bwawe, uzamenya ukuri kuzakubatura. Niyo mpamvu bibereye abantu mu ijambo ry'Imana ukareba ibintu Abanyarwanda barimo, wumva ugize impuhwe n'ikigongo, wumva usheshe ubumeza, kuko urebye ahantu abantu bari. Aha, uravuga Imana yonyine niyo izabakura. Dukomeze. Iteka ryose jya wibuka gushima udasaba gusa. Imana tuzi ko abenshi bayisaba, Mana mpiki, Mana nkorera iki, Mana nunkorera iki ngiki uyu munsi noneho nzakuba inyuma. Ibyo bintu biba kuri twese. Najyaga nicara nkibaza, ariko se bari Abisiraheli bageze ku nyanja itukura koko kweri, babona inyanja itukura icitsemo kabiri, barambuka amazi aruma, barambuka bamaze kurenga, barongera bagomera Imana? Ikibazo narakibajije ndakibaza, naje gusanga igisubizo kiri muri njye ubwanjye. Nanjye narebye aho Imana yamvanye. Hari igihe nawe usubira inyuma ukareba ukavuga uti bya bintu Imana yankoreye, izi nzira nshaka kujyamo ni ubuyobe, reka ngaruke muri iyi nzira, kuko niho hahise hama igisubizo cy'ukuntu koko bari abantu barenze iriya nyanja itukura, bamaze kuyambuka, bamaze kubona amazi yumye, barongera bagomera Imana, bagomera Uwiteka. Mu buzima bwa buri munsi rero natwe bibaho. Urebye aho Imana yatuvanye, yatwambukije ya nyanja yacu itukura, njya nkubaza, ese ujya wibuka ya nyanja yawe itukura Imana yakwambukije? Tuzibuka rero izo nyanja zacu Imana yatwambukije, dusubize amaso inyuma, dushime Imana, turushaho gushaka guhugukirwa iby'ijuru no gushaka amaso y'Imana. Wisaba gusa rero, kuko iyo uhora usaba ko ibintu byose biba bihari, Imana yarabigiye kugira ngo bifate, ariko ujye wibuka no gushima, usubize amaso inyuma urebe aho Imana yakuvanye, ubahe Imana, uyubahishe, kandi wisakaze mu bantu hirya no hino, ubera abandi urumuri. Nk'ibi dutangira gukora, tugerageza kubaha ibyo twanyuzemo kugira ngo namwe muve ubuzima muzi umuntu, kuko udafite ijambo ry'Imana muri isi je azagaragara. Kuko ujya wibuka, njya nkubwira nti hari igihe kizagera abantu bagashaka gusoma Bibiliya, iyi Bibiliya ureba mu kwezi kumwe, mu cyumweru kimwe, hari n'abazifuza kuyisoma mu munsi umwe. Bizaba kandi uzaba bireba. Dukomeze rero. Ese ukwizera kwawe n'ukwemera ukwizera kwawe kuki gufite ihungabana? Kuki wizera Imana, uzi ibitangaza yagukoreye, ariko ugashidikanya? Kuki tugira gushidikanya kw'Imana? Tukumva ko niba kanaka afite ibyo ubonesha amaso ubona bigaragara, ukumva nawe urashaka guhita umera nk'uwo muntu. Ntuzi ibyo anyuramo, ntuzi ibyo ahora nabyo umunsi ku munsi. Kwa kwizera kwawe, kwa kwizera kwanjye, Imana uko yatwiyeretse, tukageraho tukavuga tuti turishoboye. Kuki ya Mana yatuvanye aho twari turi dukomerewe,
kuki tutayibwiye ati Imana reka sigaho ndishoboye? Twarayiretse irayobora, iduha inzira, itwereka urumuri, natwe tumenya ukuri, none dore kugusakaza ahandi. Uyu munsi rero ndumva atari ko twavuga tuti Imana wavanye ahantu warakoze byararangiye. Niko umuntu kenshi yibwira, ariko usubije amaso inyuma ukareba ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze. Kwa kwizera ahubwo tugomba gukomeza tukakongera kumva ko udafite Imana ntacyo waba ufite, udafite ijambo ry'Imana ntacyo ufite. Ibyo bintu abenshi batubwiraga kera ntitubyumve, tukareba abantu barakora tukabaseka, twumva ko ari abantu nyine babuze ubwenge. Ugize Imana waba umurokore, ukakira agakiza, ukitwa umuntu wabuze ubwenge. Imana wibuke izagaragaza ab'isi ibereka ko nta bwenge bafite, babwira ngo bafite ubwenge, noneho bitaga abantu bafite ubwenge izabereka ko ari bafite ubwenge. Kuko byanze bikunze ubwenge wavomye mu ijambo ry'Imana ntabwo uzabugereranya n'ubwenge wavanye mu ishuri bwo kugira ngo ukore byo kujyane mu nzira za Satani. Biriya bintu byose n'ibintu bakorera system yabo kugira ngo bayikomeze, bakigisha abantu ibintu bidafite agaciro. Njya nibaza, ibaza imyaka tumaze hano muri ino si, ufite imyaka ingahe? 20, 30, 40, 60, 70, 80, yewe se n'ijana. Nimuzi njya bitanga urugero cyane cyane, wari wafata umwaka n'uyu n'umwe gusoma ijambo ry'Imana. Ni ibintu ntekereza nanjye bikandenga. Ibaze yoza ko nanjye ntaragira ubuntu ngo mbone agakiza, bangiye kugira imyaka hafi 50, 40 n'ingahe ntazi Imana. Tegeza kugira imyaka 45 utazi Imana, imyaka 35 utazi Imana, imyaka 40 utazi Imana. Mubyumva? Ariko iyo umaze kuyimenya ubona ko nta handi ushobora kubona ubuhungiro. Icyo mbivugiye ni iki? Ibaze ibintu byose twize kuva mu wa mbere primaire, wenda na mbere yaho, ibaze yaho twigaga gushaka Imana, tugashakisha Imana, ubushakashatsi bwose bukaba mu gushaka Imana, umutima wacu wose ukaba mu gushaka Imana, mu gukunda Imana. Ndibaza uyu munsi ibyahozeho nuko abantu basabanaga n'Imana by'ukuri twari kuba tugerereye. Ariko agahinda ni akahe? Intera agahinda cyane iyo ndebye Abanyarwanda urwego bariho naho Imana iri. Ibibazo bihita binyibutsa Abaroma 3:10-18, none nta n'umwe ukunda Imana, nta n'umwe ushaka Imana. Abantu bose barayobye, abantu bateye Imana umugongo, ahubwo baraseta ibirenge bashaka kumena amaraso gusa. Ibyo nabyo byateye ya jenoside y'94 kuri Abatutsi, uko ijuru ryagejejwe mu Rwanda. Urabyibuka utagitabo nkunda kukwereka jenoside yakorewe Abatutsi, uko ijuru ryagejejwe mu Rwanda 1994. Ibintu rero abantu badashatse Imana, ibimenyetso ko birerekana ko abantu bashobora kongera guhura n'ibibazo niba badashatse mu maso y'Imana. Ngayo nguko rero, niba wari umuntu wibatiwe n'inzoga, ufite ibyaha birenze, cyangwa se utareba ngo usubize amaso imbere y'Imana yagukoreye, wishimire, ikundisha abandi, ugira ukwizera kutanyeganyega, kutajegajega, nawe usome ijambo ryawe kuko ariho hari ibisubizo. Dore umunsi n'uyu ubwo butumwa nari ngufitiye, kanguke uvuge ubuzima bw'umuntu, naho ubundi iminsi ije iri imbere abantu bazabarira. Ni koko twarazwe ibinyoma. Yeremiya 16:19, abakurambere bacu bose baturaze ibinyoma. Ese twakoreye iki ko ari ugusa ibintu byose ari ugusa nk'uko umubwiriza bitubwira? Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, todahaba, tov meyod.